twongeye kubaha ikaze aho muri mu bice bitandukanye muduteze amatwi, mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu turabyakira. Uyu munsi tugarutse mu nsanganyamatsiko nziza aho tugiye kurebera hamwe uburyo umwana yigira ku makosa ye. Turanarebera hamwe uburyo butandukanye wakoresha kugira ngo ufashe umwana kwigira mu makosa. Buri muntu wese ufite inshingano zo kurebera umwana afite uburyo yitwara kugira ngo ashobore kumuhana. Afite uburyo yitwara kugira ngo avumbure amakosa umwana yakoze. Nk'uko mu biganiro byashize twagiye tubabwira ko umwana ari umuntu utaruzuza imyaka 18. Uyu mwana rero aba afite imyibwirire ye, imikorere ye itandukanye n'uko nyine umuntu ukuze abibona, bityo akagira amakosa atandukanye agenda akora, ariko amenshi ashingiye ku kunguka ubwenge, kugira experience y'ubuzima. Hanyuma rero hari uburyo butandukanye wafasha umwana kwigira mu makosa ye. Kimwe dushobora kuvuga, niba ugiye guhana umwana wakoze ikosa, ukwiriye kumenya igihe gishoboka cya nyacyo kiri buze kumufasha kuko kwigira muri iryo kosa yakoze. Wihutiraho guhana umwana, wimutuka ibitutsi, hari ukuntu umubyeyi agira gutya gatuka umwana we ati ariko ubundi wavukiye iki, ariko ubona hari icyo uzimarira, igihe cyose mpora nkubwira ngo kora gutya kuki udahinduka. Oya mubyeyi, irinde gutongera umwana wawe umubwira ngo ntacyo azimarira. Umwana ni muto, umwana ni cya giti kigororwa kikiri gito. Tekereza igihe gikwiriye cya nyacyo, were gufatirana umwana n'ikosa yakoze. Urugero, umwana avuye ku ishuri akugezeho yakerewe, akigera ku muryango ntaranicara, ntaragusobanurira icyatumye atinda ku ishuri, nawe ugatangira uti ariko wacyana we, mu mvugo nk'iyo ngiyo, ariko wacyana we, iminsi yose mpora nkubwira ujye ugera hano kuri aya masaha hakiri kare, none watinze he, hita ugenda vuba uzane inkoni banze nkwereke. Icyo gihe iyo ubwiye umwana gutyo mu buryo bwo kumukabukira, muri ubwo buryo ntacyo bimufasha. Rero ni byiza yuko umubyeyi yongera kwibuka yuko umwana akeneye urukundo, kandi ko umwana ahora yibutswa. Abana bacu bakeneye motivation, bakeneye affection. Irinde rero ikintu cyose cyatuma umwana abona ikosa yakoze nk'aho muri iryo kosa nta kintu na kimwe ryamwigisha. Ikindi cya kabiri ni ugusobanurira umwana ikosa yakoze. Ni byiza ko ababyeyi bafata akanya mu gihe umwana yakosheje bakamusobanurira ikosa yakoze mbere y'uko bafata icyemezo cyo kumuhana cyangwa se kumutoromatiza. Reka mvuge gutyo, ntibyemewe rwose gutoromatiza umwana, gutuma ahahamuka cyangwa se ahabuka, ntabwo ari byo. Umwana nyine ni umwana. Rero iyo ubwira umwana wawe mu isura yo kumukabukira, bituma kenshi na kenshi ava ku murongo, aho kugira ngo akubahe agatangira kugutinya. Ni byiza rero yuko niba ugiye guhana umwana wawe, yego yakosheje, musobanurire ikosa yakoze, kuko akenshi amakosa menshi ayakora atabigambiriye, ahubwo kenshi na kenshi nk'uko nagiye mbivuga, ashaka experience, ashaka mbese gukura mu mutwe, reka mvuge gutyo. Hari n'amakosa abana bacu bajya bakora bagamije gusuzuma imbaraga z'ababyeyi. Umwana agakora ikosa agira ngo arebe uko umubyeyi ari buze kwitwara, cyane cyane mu buryo bwo kumuha impanuro. Aba ashaka ko umubyeyi amwungura. Bityo rero iyo ufatiranye umwana ugahutiraho ukubita uhutaza, ntacyo uba ufashije umwana. Usanze umwana yiyambuye ubusa, wenda ni filime imwe yarebye
abona umuntu yiyambuye ubusa, we aba azi ko ntacyo bitwaye. Ntabwo uhita uwo mwanya ugenda umukabukira umubwira uti ariko ubu waba wabuze imyenda wambara, ubu uba kuko wabuze imyenda wambara, ngaho ukamushikura ukamushihura uti kigende kirebe imyenda muri mare cyangwa se ahandi hantu mujya muyishyira, haba mu ivarisi cyangwa se ahandi hantu muyimanika. Reba aho ngaho, dore aho cyataye imyenda yacyo. Oya mubyeyi, ibutsa umwana ko kuba yambaye ubusa atari byiza, kandi ko ari byiza ko yambara, kuko umumaro w'imyenda ari ukumurinda bimwe na bimwe bishobora guhutaza umubiri we, bimusharura cyangwa se bimucaho ibisebe ku mubiri, cyangwa se ukamubwira yuko umwenda nyine ugamije kumwongerera ubushyuhe ku mubiri, ko iyo umwana yambaye asa neza aribwo agaragara neza, aba ari simati. Ibi rero ndumva ari byiza yuko umwana asobanurirwa ikosa ye. Hanyuma ikindi wenda navuga ni ugufasha umwana kwemera inshingano. Hari umufilozofe umwe cyangwa se umwanditsi umwe yitwa Dennis Whiteley, we yigeze kuvuga ngo the greatest gift to give a child is a sense of responsibility. Ikintu ngenekereje ni nko kuvuga ngo impano nkuru wagahaye umwana wawe ni uburyo bwo kumwibutsa ko akwiriye kumenya inshingano. Fasha umwana wawe kwemera inshingano. Hari ubwo abana bacu koko bakosa kubera kwivumbura, batinya inshingano rimwe na rimwe twabahaye. Mufashe kuzuza neza izo nshingano, ndetse umwumvishe yuko impamvu wamuhaye izo nshingano ari ukumutegura ejo hazaza, ari ukumutegurira kuzabamo umugabo mwiza niba ari umuhungu, kuzavamo umufasha mwiza w'urugo rwe, umugore mwiza w'igihe kizaza niba ari umukobwa. Ukamubwira yuko imirimo yose umwana yitoje akiri muto akura agenda abigiramo ubunararibonye, kandi ko sosiyete yisanzemo azi gukora imirimo ashobora kuyibamo neza. Bityo rero umwana wasobanuriwe inshingano ze birushaho kugenda bimufasha neza. Ni byiza yuko igihe cyose umwana yongeye gusubira mu ikosa utamutererana, ahubwo umusubiriramo, uramwibutsa. Umwana aributswa kuko biba bishoboka ko yakongera gusubira muri rya kosa. Indi ntambwe ikomeye cyane niyo bita gusaba imbabazi. Mu gihe umwana yamaze kumvishwa neza, gusobanurirwa neza, ari muri reka mvuge mudu nziza yo kuba yakosorwa, mu gihe umwana yamaze kumva neza ko ikosa yakoze rikwiriye kumubera isomo, agera ku kigero cyo gusaba imbabazi. Niba ubonye umwana wawe ageze ku cyiciro cyo gusaba imbabazi mu gihe cyose wamuhaga uburere cyangwa se wamuhanaga, iyi ni intambwe ikomeye cyane. Ni intambwe ikomeye cyane mu kwizera ko rwose ikosa umwana yaba yagize hari icyo ryamwigishije, kandi ko rigiye kumuhindura kugira ngo ashobore kuba yafitinga neza sosiyete arimo. Mwumva rero ibi dusangiye n'ibindi nawe ushobora kuba uzi, ni byiza yuko ubitwandikira muri komenti, nkwibutsa ko igiti kigororwa kikiri gito, kandi ko uburere buruta ubuvuke. Erega abana bacu baba abahanga, baba abanyabwenge, turamutse tubitayeho tukabereka urukundo, tukabaha motivation, tukabereka affection, uyu mwana ashobora guhinduka ejo akazavamo umuyobozi w'ejo hazaza kandi mwiza, ari nawe uzagirira akamaro sosiyete ndetse nawe ku giti cyawe, nawe ubwe akazigerera umumaro. Imana ibahe umugisha. Njye twari kumwe, nitwa Nsengimana Daniel.